Antidote. Yeah, Arajeshka Fama. Yes. True troops. Yeah, tunasimama imara. Tunasimama imara. Tugasimbuka impala. Atake tekinike tugatahana winning. Cause of our people we take it a weapon to get to the enemy. Our ability activity high security. Cause of our unity we got energy and the technology. No rimunda kwa fit network. Supernatural power I'm taking over chutuchunga sawa. Every time every hour I'm reducing nunye wagaya. Mana nje kuko ino nabyisanze mute. Kandi sino mama bebe si yaba yaje kunsura bakamusubizayo ariko ibyo byose ninje byikururiye nagengeye kumubuza ibya mbere ngo ndazabivuge nongeranya ibindi bya ariko satani nimbwa pe ngo ndebera ibintu yangorereba nahondi narukuza kunzura inzara yanyishe mana shikini ikibazo gikomeye pe zanjuti zanje nazo nizo nahemukiye nizo zabaga zaje kunsura none reba ibintu nakoze kuko ibintu bigenze gute umudugudu nzasanga warangije gutora uwundi birakomeye kabisa. Mose mugore wanje we nzamubwira ngo iki abanyarwanda rero bavuze ngo wishe ndagaririrwa kandi banaravuga ngo wijanye mu ruzi niwe rutwara ibintu mana yanjye sinzi kabisa ndikona bigoye ariko iranje uti yanje nayo bimbabare kuko ifite nano n'abagore benshi n'ukuri kandi ikivuga ko n'umudugudu ari urwanje nubwo ibintu nakoze atari byiza ako ndi kubyicuza wakongera kunzubiza mu buzima busanzwe sinabikora kabisa. Kimbabaje ni bebe uburyo azabyumva gusa ngo uburyo se yarameze ureba nicaye ahantu kandi mfite mu rugo heza kandi ukubera ibyaha byanje. Ama unasita mara hiyo angalia hiya tuko namba 1 mwa hii dunia iduheza n'abashaka kuva mu gutia wendereza abacu wese abashaka tia. Tunasimama imara. Tunasimama imara. Tunasimama imara. Tugasimbuka impala. All the world tumaze kwamama. Ndayiramukanye noneho rero nta nibijyora nta mwari y'amanyama n'ibitoki. oya none uragira ngo ngufashe nta mwana wari watuma se mutuma iki ibyo kurya watanze angahe amafaranga kubizera ukaguhaweho amafaranga ryose uribona urimira mwana numwe watumye mutuma iki ari ni kukubwira ifunguro ibiryo se wari amafaranga watanze ariko so watanze njyewe cyakura nabura amafaranga none wumvashije kubi wowe utanga amafaranga ureka gutanga amafaranga muri uko ryawe yatanze ariko watumye umwana cyangwa ntago wamutumye namutumye aha sava ntumva se ucosha ariko umvaga iki kejo na twumvikanye ko nagwa ko twumvikanye ko amafaranga yo kwishyura uyafite nama yabonye none bari abana baje kumbwira ngo tumushyirire bite karanga Debora yagabanya ayo mari nkanganye yawe ajya ngo amani kwetu ni furu dusagurira na Darifuru all of Africa n'izindi mfuruka pote tunafika hadui tunamupiga na wengine wakaitika hadi target fingoni Tesibasha Ndisawa Kuna uzungu simo wose mwari mwiriwe hera mwari hadutumye mu ngo n'ingo tujye kugira abanyeshuri bishuri amafaranga y'ishuri mugomba kwiga mugatsinda ngo nanjye ngomba kwiga ngareko ko naje muri interinada ukansiga se ndagusiga ariko nyine nawe uzashobora kunsura gusa nje nzasigara hanje nyine wenda bo kangwereke nawe uzatsinda uzavuga ko igihugu nigaho ariko nawe
mbere yuko uza kuri iki kigo uzaza kunsura nyine. mwese mugende ubwo none nanjye muzampa akazi ko kuza kubasura. kameme birumvikana nyine. nzabakumbura kabisa ako mwiga mushizeho umwete dore mugeze mu myaka mibi. Okay, ubwo rero umunsi rero nshaka nanjye kubaha agasomo. Isomo nshaka kubigisha guteka. Cyane bya bikoma byawe tunda kumenyereye. Cyangwa ubwo ni inyama. Bijya barata shabungwa. Ako kare nabibabwiye ko ndibuze kubatama akantu. Inyama kakandi. Uracyaje twaganiriye neza. Ubwo rero ngiye kanjiraho imbabura tu niba ari inyama. Nkunda amazi yari yamaze kuba ngumugezi kanza n'imbabura. Ni ibikoma. Gira vuba. Ariko pa uzi byabaye. Iki se byabaye kandi? Mudugudu kuba mufatanya n'undi mukobwa. Koko. Ni n'umugore w'abandi ahubwo. Mudugudu se bamufashe guca baramufata. Si papa ko ni rusisiro abantu benshi babizi bamufashe. Ndabyo waruzi. Nari niryamiye ahubwo si mudugudu si byo byamuba. Bamufashe bahita banamujyana kumufunga. Mudugudu wa mu rusisiro. Reba kundo yarakarishye. Kore tuvuye gutanga bya bintu za nyine gutanga y'amatangazo mwarimu yatubwiye. Turanyura dusanga bashungeye. Natwe nyine tubumviriza niyo mpamvu tuje kubikubwira. Bya mudugudu se. Genda uzana imbabura twicanye. Kirira akanyamasha. Mbari nizo muntu sinzi. Twajyaga inyama kuri Noheli no ku Bunani gusa. We nta nubwo biba byemewe kurya inyama mu mibyizi. Ako si igihe mwatekeye ntabwo byari byashara. Indakubwiye se kurana. Uransetse. Urani utarazana amafaranga y'ishuri ya Debora muri buryo no. No wisubiye. Nisubiyeho? Ntabwo uri buryo utazanye amafaranga. Ariko ibi ndabwo ari ibyo byo ndajya nabyo kusara urwandikora. Uzi ngo n'imikino? Hajya ngo Debora. Amafaranga y'ishuri ya Debora. Waruzi ikintu gikenewe? Mva rero ngubwire. Ndibutsa akanama keza. Wewe mbi ibiryo mbije. Nimara kubijya ngo ninje gushaka amafaranga kuko ndo ushaka amafaranga utariye. Oya ntago bibaho. Oya. Ko wari uyafite ariko ndakubaza wayashyize naho waraye niho yataye. Aho nagasize kandi garaboneka. Jya kuyazana rero. Weho ndugira ikibazo. Ntabyo wabona. Icyangombwa. Nukuri ko Imana ntabyo wabura. Icyangombwa nuko nje. Nukurya. Ubihawe nande? Namara kubijya gaje gushaka go mafaranga. Ndakubaza ubihawe nande? Nawe. Ayo mafaranga urayazana ntabizana nukuri ntago wata. Sheri amafaranga ndayabona ndugira ikibazo. Genda uyazane nyine. Ngiye uzi ikintu ngiye gukora? Hari ikintu ngiye gukora kubujya amafaranga garahita gaboneka. Genda ubanze uyazane. Hey madam. Man, chako. Oui. Kundi kubona uburakari wabushize hejuru cyane. Nta burakari wa mugabo ibibazo byandenze. Chako byagenze gute kurya intambuka utansuye? Mfite ibibazo wa mugabo we byinshi bitandukanye. Ndikubona rwose hano neza nabihera. Mfite bibazo kerekane bari uburyo wabikemura. Bwira apfa kumbwira da hari abagabo ntihapfa abandi. Umugore kunaniza kumboza kuduru. Umwana nawe amafaranga gishuri cha wa mugabo rwose kuko mfite ikibazo. Urasi kugira bikemuka ni gute ni kugira nundi rwose akakumva mfite ikibazo pe. Mwana wanje ni mubabaje mwana wanje ku kibazo Debora arambabaje kuba atari kujya ku ishuri ngabandi bana. Agenze utese amafaranga nigo ngeneye. Muri iyi minsi se yewe amafaranga twese twarayabuze. Gihishe kure ariko ngo umuvandimwe nyine wari uburyo warurabigenza wenda ukanguza nje cyaka ng'ibihumbi 10 mu mwanya wanjye. Hiriye mu nzu nadapfunda imitwe nari mfite 5 gusa. Pfa kumba wenda dare bundi muntu wanguza. Kandi ukanyishurira kugi. Nzakwishura ukabyara. Ari gisi. Urakoze pe. Ntago urakoze mu rugo abahora niki. Ese abana banje bakwiga bawe bakaragira. Irakoze pe. Oya nuko. Genda ubikemure vuba ahubwo. Urakoze. Oya ntari bigenda. Uri umugabo nuko urakoze. Wagira umugabo ngawe yaba afite umugabo. Bigger, we tall and glow bigger. Turazizimani dupfa kuva kwizima tugifita kubuzima kushinda ni lazima
agasosi wumvishe ko n'agakaranga Bongo ba. Mwamenye guteka se? kari kugenda kamanuka kakubita munuka kamanuka wumvise ko ari ukaba neza so wakozemo mbere Agira ni inyama z'umuntu mwatetse mugira vuba vuba. kararyoshe so wakozemo Muzana amasahane twirire da. siyandanze gukoramo Uyu nguyu se? Uyu nguyu ni indaye. ko papa afite homework yataye yarangiza gukora yaraka ararya nyuma reka turye turamusigira sibyo yakada nanda ikora maze kunya mbayanda Akada ubwo ari ubivuza arayikora. Shaka kungaje gukora homework ari kwisinziramo kubereza. yanda yawe nimbi Ndegira vuba. kugira nongera njye tubiri gusa Ako wibirakarira moje. Byo bintu ko byegeje umutima. kumwigiraga nuko muri bakuru genda ariko Azi ko atetse neza uyu munsi. Buriya naje niyo mpamvu nirukanze gaje gushaka gari amafaranga mbaka ngabonye. uzi ngo icyo azana wari urarya Nagabonye. nanjye nayo mbizi ko natetse neza rwose Uku nguku rero umeze. Oya kanye kwako ushobora kugenda mu nzira ugasanga barakonyetse. Ubu ngubu ho umva. Uzi none uko bihagaze? Umuntu tuje mu cumba ngo ngiye kukubwira akantu keza. hari byinshi tuzi batazi kandi tutize n'ikigeretseho twe tunabarusha ati ariko rero wumvishe uburyo byari biryoshye tubona ibyo muri hoteli mwa kakanywa kari kampitanye gumiko oji uzi ko mwana ibyo muri hoteli kari akantu kari gufata amenyo abiri ariko usubiza ibyombo byazo ibyombo si nshimye dako turiye ibyombo rero ntabyoza rero humura ntabyoze ariko na mbere homework ibyo mukora mu kinyarwanda ambo imikoro ibiri zose urazikora kandi uzamupeza sahera imikoro si mbo urako manzo uyisomera ngereka ngayikora umugoroba ariko rero ubu uyikoze ukagenda ukayimwereka ugatangira kugira icyizere yuko nawe ukunda ishuri ariko zikara ibyo gorora yikore nanjye njye kuba ndoza ibyombo sibyo nibyo pe sawa nibyo gera vuba mwana ndari papa dore yaho umwaka nayirangije Wayirangije se? Wahereya? Aha ni sawa gahandi kubona kimwe cya kabiri kirimo. papa akiriho ifoto mbonye muri album uzi ko nawe mwari mukiri batoya Uravuga iyi ndi kumwe na nyoko se? Twari twishimye sha. musipa mwari abakire Sha hafi ntabwo twari abakire. Gusa twari abakire ku mutima. ariko pa ni gute abantu baba bakene bakabaho bishimye ngaho nibatuze baze tubatoze tubereke ibyo batazi bave